Ndi papa sava. Sinzi hari igihe ubura amagambo bivuga muri rimwe na rimwe ariko ukicaro ukavuga uti n'ubundi ko uwo mpisha ari we mpishaho niko akavuga tuvuga ni nta kundi byagenda nibyo bintu nashaka kubwira buriya nje nicara nkavuga nti se wagira nka gutyo uretse ko ushaka kuzaniranya n'abantu muri famiye uri urabona ko akundi nko kumba ntangiye gutera imbere abantu bose usanga ari njyewe bashyizeho iki bahanze amaso kandi noneho wareba nawe kubera ko mba nashaka kugira ngo mwinjize muri rubanda abantu bose bagenda babona ko bimeze buriya bashobora no kukuroga base bandoga oya se iwacu ntibaroga ariko nk'abandi bakobwa buranagiye ngira buriya nge ndi umuntu wakunzwe cyane noneho nkagenda nkundana n'abakobwa beza ariko kubera ko nge navugaga ntireka mbe ninezereye igihe kizagera noneho ngewe nturike nk'igisasu nturike nk'ikirunga mbone kwigaragariza urukundo umuntu nkunda abantu bagira n'irindi kintu cyatuma abantu babona yuko uruwanjye aho rero niho ndi kuvuga nti reka dufate noneho icyemezo turangiza tubyubake ibintu bigende biturike ikiba kibi urumva ariko none iyo ubona ndimo kugenda bitwara gake gake aba ari kugira ngo nkomeze nkurindire security mere nka kuriya igihugu kirinda abaturage bacyo ahubwo nyine nuko nanjye nyine nagize umutima wihangana ubundi naratekereza nkavuga se buradigide gisaba ari kumbeshye kuko ukuntu waba uri kunshyira ku ruhande nyine usa nkaho usubiza inyuma iriya rero ni strategy y'urukundo ujya wumva ikintu bavuga ngo abantu ni abasiniya abasiniya aba ari abantu bafite ukuntu bafite ama experience ya danger birinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma nk'umuntu ahura n'imbogamizi ariko abura nkubuze ntanapfa izina ry'Imana none se rero noneho ubwo ibintu biri kujya ku murongo ndi kumva noneho ufite na plan zaza ibintu bimeze neza yego nta kuntu nk'ubu ngubu nyine niba tugiye gutegura ngo ngewe nawe turakundana by'igihe kirambye kongereho nta kuntu nge nawe twafunguza nka konti noneho ikajyaho amazina yawe n'ayanjye tugatangira ukajya ufata amafaranga ugashyiraho nanjye nkagirayo mfata ngashyiraho noneho ku buryo mu gihe kizaza azatugirira umumaro ndashaka kugusharinga kandi ka experience uri ibintu by'amakonte biteranya abantu biriya bintu biteranya abantu impamvu biteranya abantu ngubu urumva turacyari nyine mu mbanziriza mushinga ariko nk'aka kanya dushobora kujya mu bintu by'amakonte ukabona ibintu bitangiye kugenda bizamo iki bizamo utuntu tubazo twa hato na hato ahubwo twe kubera ko dufite gahunda reka tubanze turye isi tubanze twinjoyinge turgira aho yasira iraha nindi harimo akantu k'agapagani tubanze twebwe twinjoyinge turyoherwe tugire nk'ubu ntureba ndashaka kugira ngo bongere bagupfumura amatwi bapfumure n'akandi kaha ahangaha ushyireho izahabu ahangaha hejuru kubiteho diyama ahangaha ushyireho koruta hano hejuru ugenda ushyiraho ku buryo gihe bazabona ko naguhinduye ku rwego rw'inshingamarara sinzi no gukura iryo jambo ntago ndi kurikura ntago ibintu ndi kukubwira uri kubyumva ariko turacyari bato tubanze tuninjoyinge none se reba nitumara kubana ni ukuvuga ngo ni ukujya tubana mirere na mipambano nta hantu uzongera kujya nta nzongera kujya ariko nk'ubu ngubu dushobora kwicara tukabanza twinjoyinga tukajya Gisenyi tukajya Butare tukajya hino tukabanza tukarya isi noneho twarangiza tukaza tukabona gushinga konti ntabwo icyo kintu cyo turi kucyumvikana aka kanya tugize amahirwe y'uko icyo kintu tugitekereje tukiri bato dufite imbaraga zo gukora ayo mafaranga turi kubona nitujya kuyahahamo ngo ayo maherena ngo tureke kuyahahamo ayo mantuzi tuvuge noneho turabifashe ibyo bifaranga turabirunze ndapfuye ngaho mbwira urapfuye se aka kanya unose waba wishwe n'iki kuko icyo utekereza se gupfa tuvuge ko ntapfa ariko ntabwo twari twageraho duhunika amafaranga icyo gitekerezo cya konte niba utari no kucyumva ntabwo nyanze ugende nta kibazo ugitekerezeho ntabwo nyanze cyane ko ufite akazi twafungura konte wa mugani wibutse ko n'ubundi nyine wowe nta n'ikintu wabushyiraho najya nyishyiraho buriya saa mayide yose mba wagize ngo sazajya tumurushaho no kubona amafaranga ukanatera imbere inde zo kujya za Gisenyi zo kujya rwari urugero naho ubundi ibijyanye n'urukundo byo ndumva ari byo twashyiramo imbaraga nyinshi tugakomeza kubigarukaho cyane
erega urukundo turarufite ahubwo tugomba kurwubakira kugira niba dufite niyo plan yo kurambana tuzabona ibyo turambama aka kanya dukoresha imbaraga dufite dusevinga amafaranga niyo mpamvu dukukubwira ngo dufate iyo konte hanyuma ejo n'ejo bundi tuzabe tuvuga ati turi kubaho ku bw'isaving twakoze. Iyo ni ingingo reka noneho tuse nabaza ku ngingo nyamukuru y'icyo nari naguhamagariye by'ukuri. Nashaka kugira ngo ture kuntu twakwimuka muri kariya kazu nabagamo, noneho ujye ku kazi wakavanse. Si kontara yawe se si kontara ishobora kwaka n'amafaranga menshi icyarimwe, cyangwa si inzu ushobora kuba uyafite ntabwo nkeneye menshi. Noneho we wake avanse si salary, numara kwaka avanse si salary kuko urabona natangiye guhindura nyine icyo bita ntuza status. Ngomba gusirimuka abantu bakambona neza nkuko nawe bakubona neza, kandi urabona kwitayo nk'ubu iyo ndimo kureba ukuntu yaga nkareba ukuntu ureba, nkareba ukuntu usanga abona ukuntu umutima wawe barumva. Amafaranga yande navugaga wagenda ku kazi ukakavanse bakakuguriza bakagukubira nk'inshuro wenda tuvuge nk'8 9, noneho nkabanza gahindura ubuzima. Namara guhindura ubuzima tugatangira noneho yanzira nshyashya iyo konti wanavuze, icyo gihe twanayifungura akaba rero tunaheraho make kuri waba usigaranye, agatangira gukora icyo bita backup no kurinda izamu, none ibintu bigakomeza bikagenda bibasaho. Kuko buriya mba numva buriya kara kayide warushyizemo numvise ari akayide kanose. Hanyuma se ngo ukaba ushaka amafaranga angana dore kagakobwa nakubwiraga kakandi kanyibambazaga we cyagenda kanyizari karerekana n'abakobwa ndabafite buriya ubukobwa bwose bw'inanga ubona bwigira gutya gagiye gucakisha ariko bwaramuze ciyaze nanone Uwiteka akomeje kuba imbaraga zo kwihanganira kutuba nta guca inyuma kandi ntabwo nakurireka. icyo kintu cy'amafaranga ariko ntabwo turi bucyumvikane. we nta kibazo. Inzu urimo igutwaye iki? Gerega icyo uhitamo ntacyo bintwaye nanjye ndakimera. Wabaye ugumye ari ahantu baye niba ngize amahirwe aka kanya nkaba mfite akazi, ahubwo tukabanza tugashaka ko nawe wabona akandi kazi niba ari iyo nzu wimukamo ukazaba uyimukamo kugira ngo njye gufata amadeni ntangirire ku madeni bajye banyishyura umushahara wanjye bawukata gusa uri kumva nawe ntacyo bitwaye nabyo ndabyemera. Ntacyo bitwaye. Hari akantu ufata ko kurya? Meze neza nta kibazo. Aho kumeze neza nanjye meze neza. ubundi iyo turi kumvikana nicyo kintu nkunda. Ntabwo byakwanga se. nyine n'injyaro bakubwiye ko mushaka. Yego uteze yombi. Cyatwe dukomeza tuganira hari ibindi twaba tuganira. Oya ntabwo ahubwo ntegereje kumbwira ikintu ari ugiye kumbwira. Reka buri umutima wanjye wakomeje gutimbya ubu birindagurika no kurimbwira. Amatsiko yanyishe mu muntu wanjye. Ariko nayo amatsiko bari meza. N'izina ry'Imana ubu ndumva neza nkora muri iki girayiro ndimo nokuri. Baba ruturisha umutima wanjye umbwira akajambo kangwe neza. Ukomeze rwose no kuri disi we. Mbwira no kuri mari bibicu. Nuko birakubita umubiri yose amatsiko yanyishe no kuri kw'Imana. Uretse ko nazize kubikubwiragize ngo ntegerezanyije no kuri amatsiko ikintu ugiye kumbwira. Ikintu ugiye kukubwira ashaka ko ari nkacyo kintu cyanyuma warutegereje nko turisha uyu mutima wanjye rwose ukomeje kugira irungu. Nukuri ubwenge bwanjye burashaka kumva iki giye kumbwira. Naya nyayo kuko ikintu ugiye kukubwira mburi busimbuke mfite ubwayo yuko uri bundengu kubera ibyishimo ugiye kugira. Ariko Imana nawe wakomeje kumpuza rwose mu gihirahiro. Mbabarira umbwire sheri. Uri tayari? Umukunzi ndi tayari. Maze ubu ngubu nejejwe bikomeye no kumva ikintu ugiye kumbwira naracyumva. Okay. Mbwira ni ukuri. Kaze nkubwira. Amatsiko yaramereye nabi. Funga amaso. Ni surprise. Funga amaso. Seriye? Nonyibi uri kunyibi. Oya ntabwo nukuri do. Ewa ntabwo ndeba. Okay. Ko mana yanjye umutima ugiye kunsimbuka kubera amatsiko. Ihangane sheri n'igi. gato cyane. Giye kureba. 1
3 ngaho reba koko aha iyo surprise nari ngufitiye shere wanjye noneho serious cyane umva ibyo bintu nkibibona manange nese mvuga nyine ngomba kuguhita ngushyiraho huti tugahita tuza hano nkabikubwira nyine ari we muntu wa mbere kuko iyo nkuru nyine nta wundi muntu nari kuyihereza rero neza ni neza ko se wabaye test ni yawe yego zo kuki utari kubyizera uri kwikinira yego ko mana ibiri seriye ni yanjye se nko muyimana ni ukuri kw'Imana ni yawe umva nanjye byanunguye birandenga mbiri byuya ndavuga mana nanjye nkahita njya kumureba ngabimubwira hanyuma se kutishima uratwite ndatwite oya uretse gato ihangane ntutwite ba wihanganye gatoya ba wihanganye kuko ibi bintu Yesu we ijoro none so kungwira Nyabarongo neza ndayinyweye ndayimaze nguye muri yanze icuramye neza ndibirindaguye ariwe data we ndi kwidunda nka baro gijurira kugwirenga ibiki hanyuma se natwita ntago twabikoze ko twikingiye uri kumva gutwita ari ikintu gitangaje akosheri ku buryo ibintu nk'ibi ngibi utinyuka umuntu wize ufite ubwenge mukuru w'umusheri nako ugatinyuka ugatwita bira mupango shushu shawe ntabwo watwita no kore kwikinira nako naye nani nshatse kubishyiraho akabaraga ngo numva kuvuga ariko nizere ko atari byo umva mu oya iyi test nayikoze ngiye ubwanjye ngiyewe sasa ubwanjye nsanga ndatwite ahubwo rwose mbabarira utanteza rubanda ukajya kuna hanze gira vuba tubane gira vuba tubane pe mu nzu nose tuzabana hanze ese ko mbona ibintu biri kukurenguka biri byuka utangiye kumpinduka oya ntabwo naguhinduka se ko biri seriwe ukuntu tujya kubigenza ariko ntugire n'ikibazo ntabirenze ntabirenze kandi buriya iyo umuntu agukunda rega buriya ukuntu agutwara muri twa tuntu twa surprise twa tonato sinajya bikubwira ruguru humeka rero humeka hanyuma gira vuba tujya mu miryango dukora ubukwe tubane ubukwe kandi bwihuse kuko nyine ndi kumva ejo n'ejo bundi bitangiye guhita igaragara ntabwo byaba bisa neza hano hanze ndahita igaragara ubu nyine ugiye kuba papa w'umwana wanjye yewe siko biri seriye bo ngize akayide rero urumva noneho ikintu cyihutirwa reka tubikore gutya sibyo kandi humura nanjye ubu ngubu nahumuye noneho rero ukuntu bigize reka nkwereke reka aka kantu buriya kubera ko bari surprise umugani wawe reka mfate umwanya wo kukadijera mbitekerezeho neza mbiturume neza ubundi mbyubake nimara kubyubaka turaza kuvugana binabitindamo ahubwo wa mugani wawe ubwo se wari watangira guciragura arabura gato arabura gato ugiye kubaka ikintu umwana ugiye kunyubakira oya ni kugira ngo urumva nk'intuza bari surprise ariko urumva amarangamutima bazamutse nkumva umutima nyine ugiye guturika kubera Yesu ntabwo byoroshye utaza kunjisha oya umura nasobonye ntabyakiye neza ahubwo hari akantu nenge kukubwira ruguru reka tugire ciyazi ciyazi uhita ukagotomera ukamare kandi ntabwo amare ciyazi ese ko mbona wahagiye we ntaribi ntabwo rero natangiye kukubwira ngo reka njye kubitekerezaho uratekereza iyi ni projet cyashya itangiye sibyo hajemo gutwita kandi twari dutangiye gupanga ubuzima burambye rero mu mwanya ubu ngubu reka tube tugize Mario nzoga ndaza kwishyura
umuntu ubugiye nsigare ntekereza kuri ibi bintu kuko ibintu biri seriye. ese uratekereza iki nari umwana n'uwacu kucyumbwira ngo ntekereze ntago ndi kugusobanura ukuntu ibintu bimeze. Mariyo nzo kugende ndajya ibintu niba ari ugutekereza tubitekerezanye kuko umwana n'uwanjye nawe dufata umwanzuro turi babiri. Kumvikana ntongere kuvuga usize intoki ku meza utekereza gutwita ntabwo wongeze ugisha inama. Tucyumvikana icyo kintu icyo ni kimwe. Icya kabiri umuntu ufite ubwenge nabivuze haruguru utekereza ndakubwira ko ntarangiza kwiyubaka wowe uratinyuka ukaza ukantega ibitego wenda wowe wanagize ukambwira ngo nkwango surprise. Ibi ni bicuzanye. Urabona ngende tayari kuba se w'umwana. Urabona ni tayari kuba se w'umwana sindipanga sinditekerezaho sindasetinga ubuzima nawe utangiye kuzumbwira ngo ibintu byinda. Wibeshye nk'umungu ugasanga atari nanjye ari gutera. Ndabazi wowe. Bundi wati imbere kwanza. Ahubwo ndakuva imbere njye. Niba waruzi ko twari tayari yo kuba se w'umwana kucyo wagiye kundera unkubita. Ntumuka imbere. Ntaho ngiye. Uvuze ngo? Ntaho ngiye. Uri kumva watangiye kunyitakana yo kumbwira ngo ntumuke. Ninjye wese utera indangiye n'ubundi. Nukumbwiye? Ntabwo ari ukumbwinda Nukumbwiye? Mu mwanya njye kubitekerezaho ibyinda. Kandi ni inama ndi bukugire nutayumva ubwo wigira inama yawe. Ntumuke. Okay. Igidi. Ako kantu kansubize. Tumutse. Kandi uko mba nkubwira ntiwumve. Buri gihe kandi umfungana umutwe. Nkakubwira ibintu ugira ka tubikore twitonze nawe ukagira. Ishyano ririgaraguye ryikubita hasi ricuritse ricika umurizo. Hano hanze se? Nabaribona se ryagiye. Ariko hajya Mungu. Dore ribonutse nk'akabari mari n'umutwe hasi ngo bigenze bite? Ishyano riraguye. Rekata. Ishyano riraguye. Kibazo rero barara ukuntu nawe najya mwizeye umubwiye nk'ijambo nk'ibanga ucyumva koteze ucyumva kugenda ikihe biteze. Ubonye akanya twari tumaze hano hanze. Burya akanya ganasasa ibintu byatanje. Kwaratwite. Harya ndi umugabo ariko mbahaye impundu pe. Utwaye impundu waruntuwe ndi kuvuga ngo aratwite nawe ugakoma amashyi. Aratwite nyine. Hakuze kubona inda y'iki gihe yuko bisigaye bikora. Waruntu. Ya mwana nago mukunda se. Mukunda mu cyukuri namukundaga. Ariko nago niteguye kumutera inda. Ibirikoze wowe ntago bizakubyikoze. Ibigeze. Ntago byikoze. Sasa n'umwana mwiza urumva agira imishinga aratuje abacece icyo mvuga. Je ntago nari tayari kuki. Ubusura urabona ndi tayari kurongora. Urabona ndi tayari kurongora. Hanyuma wayishyiriye mahute. Ni butaruri tayari wayishyiriye. Kandi buri gihe sarakubeshye. Buri gihe namubwira ni wakwihanganye tukagira ntutindanga akakomeza katinda none birangiye twise. Ibi bintu nicoyemo kuko bana mama. Sindi tayari kumwaya mushyire mu rugo. Mviki nacyo. Ndavuga ariko ko ntamushaka nashaka. Nanjye none ndikukubwira ni ngenza ndi mu basaza bakuru. Uzaba uri musaza bakuru uzamutunga. Mutunge. Mviki. Mutungisha ikizi. Ukeye utyo uraconga shazibura no kutubona tugenda ntabwo urya rega ibyumwe byarya babiri je ntabwo ndi tayari kurongora ahubwo ikibazo kinabaye shankoze reri gatoya nsa n'umubwira nabi ngira ngo muhabye mbona teruye ibipimo yarazanye abaragurutse aragiye ndi kumuhamagara ntanyita nono mushenza hanabera n'ikinya burane wamenye kina ceceka arandebye ko nabugene tumuka mbere yanjye wa macuho arandeba umeza macuho ngo digidi nguranutse ngo ndamacuho numuke aririsha ijisho rimwe ahita haguruka muri discipline njya kumuhamagara nta kintu mwese ko nagira ngo umuhabye mwereka ko nabyitayeho uramuhabye se mu biki
ntabwo icamo yamborotse papa digitali ko turari mu dutaye hanze se oya nta kibazo turacyahari nuko nagira ngo tu naje kuvugisha papa Savara akantu nagira ngo nize kamayinite hari umubyeyi bashaka hanze hari umubyeyi bashaka ariko mbonye nihuta arambwiye ngo uvugane gatoya ngo yikomereze umubyeyi se ko ndi mu kabari ninde hari imishinga ajya afitanye n'ababyeyi muri quartier umubyeyi sore je muve mbonye umushaka je muve kabaye mbonye sa ariko arihuta nashaka kwinjira mu kabari oya ubwo kabaye niba ari je muvuri hanze urabimusobanurira ariko ntabirenze ariko ntabirenze je muve ariko mbona buri atanagora ibintu ngiye ndumva ikindi si cyo nkora agenda byoroshye mubwire yuko nanjye aribwo makuru nyamenye ibintu birangira rega nasugi ariko ntabirenze gusa se ahubwo yabaje wenda kandi yaranje kumenya ko ndi yireye jemufe oya yarabizi ko urimo ahubwo nabimbwiye nkubizi ambwiye se ngumubwire ngo muvugana akantu gato ngo ari kwihuta uzakayidengeze uyereka mwitare uri iki bintu gushyiramo ibaraga ahubwo ikintu yari telefone ko yisize oya ntacyo tse kundu kumusohora ndayitanzania kirira kuri charge ahubwo harimo noza arabura kari none se mugani wawe wamubwira kaza tukavuganira oya genda murangiza ibyawe ariko wamugani wawe ubwo nihuta ndahita apfu arahita nabyumva wamugana kuva yihuta reka nzangire mbigire ibyanjye none se boss tigiti cyakoze igikomanye je muve yarubiye araje amwica ahubwo arahonda nk'uhonda inzoka harya ibundi je muva ko iki yateye inda sasa harya je muva ko iki je muve se nicururiza ibintu by'ibitabo n'iki byose nyana yindira apfuye rero je muve afite umuhini afite uruntu rw'urufuka rurimo ibintu bimeze nk'amasupana n'ibintu bimeze nk'ibinyundo aragenda bibomborana sare ibitabo bikoze mu byuma bibahora none se byawe bikoze mu byuma byayo twara umufuka ko njye nari nabimubwiye hatinyutse ngo abwira ngo umukobwa aje yamuve ngo ni amacuho umukobwa aje yamuva agatwita ukaza ukavuga ngo utamugiriye inama ukimenya ko sasa rwaje muve ko nawe ukuramo akaye karenge kutamubwiye ukuntu wabigenje ukavuga ati batazashaka kumunkubitiraho cyane nari mvuze nubwo ari umusore wenda afite gahunda n'umuntu muzima aretse uburayi none reka je mu ako tegedege nararengana nese agize abana 8 hanze afite 4 batwite abakobwa 4 batwite ubwo yabari wa 5 twite ubwo se urumva yayemera ahubwo ikibazo je ubwo je muve namwica ubwo tutwana tugiye kwifubye nitutunga ahubwo no kwidegire se ko wumva sigaranye y'ibungwe inzu niba ari 7 ku 8 umugore wo kwidegire se ahubwo ubwo ndikubara abana umugore wo kwidegire harya afite ngwangaye kuri abungo ni ipfizi y'akarere byaraga buri kwezi afite nka 4 buriya digidike tenda nk'urukwavu ariko umugumya mucunge nta kiri kumva kiri gutaka sawo ataza kumukubita kamumena umutwe none se arere ninde wamutabara se muri aka gace ninde wajya kwirega imbere aje muve bagiye gutabara ngaho genda none ngaho genda yarateruye aragubita urumva atashye nk'imbata bise boss yasinze je mbere ko babwira ngo yarateruraga akazamura gutyo iki gitsina gikora je muve yarateruraga gutya akantega ivi none nanjye kwameze ibintu bya siporo simanureho urutirigongo amanuraho akabara kajiduye ariko iyo nshyiraho urutirigongo ubuse mba ntambuka buraje muve je muvura ngo yigeze ngo kujya toza bino bintu ngo abantu bajya mu gisirikare ngo niba tozaga buriye none dore hano buraje muve ngo abera mubi ngo yagiye gukubita n'unataka ahubwo wasohoka nkajya kureba ngo gukubita gufunze umunwa icara hasi tanuzi ne komeza uhagarara ariko se arabasha guhagarara yicaramo ntacyo azongera kugira akarasura ngo bayiki bagire kugome amenya aruzuye se yari cyangwa igiti ubayiki ngo bayiki ngo bayiki
izamana sha Imana izamana sha yasoe mamaze ko amazi ko uranyweje jya n'umuntu kwa muganga amazi zo n'amazi kwicara makabuno rango ayi nakabona akadiye Degede ino shati ukuntu yari ihenze n'imbabaje nawe ho nunambabaje ni jamari wagiye kujya abona umukobwa akina jamari rero ukuntu ari umugore ubu nazongera no ubu gutera n'inshuro ya mbere agukubise murajya muhura gukubite muhura zajya n'inshuro uteza ko kamenya none se ubwo ubukwe se arakubwira ati ndagukubise biwaniramo ndabyemeye nshaka bazaba mwitegure hamwe ngo muyizane tubukore gusa uzabasha kurwubaka kagongo bagakuyeho no kuzajya usaba umusada ndi kubwihutisha turabwihutisha turabukora we ayi wanze kurongora uri muzima noneho ugiye kurongora bakumugaje ndamwemereye muzane za nkwano tubukore tubukore vuba byihuse we tubwihutishe ayi agahuno rakamennye mabyaro ni mazima se yayakanze nayo yayakanze